50 ugafata imodoka zihenze n'ibindi ntavuze mu bukwe bizaguhenda. Urumva rero niyo mpamvu ugomba kwiteganyiriza ukavuga ati ndakora ibike mu bukwe, nkora ubukwe busanzwe buciriritse, hanyuma nindangiza numva ko sponsor ni ugufasha abantu, ni ukubera abantu igisubizo aho kubabera ikibazo. Wallahi my first day. Abaye muchungaji afite garizira jewe mu byanje bitekerezo mu mutima wawe, umutima wanje icyo nifuza nicyo numva bikomeye, nicyo no kwifuriza abantu, ni ukubera abantu igisubizo cyabo. Reka tubaramutse abasanzwe badukurikira hirya no hino ku isi, aho muherereye hose, abari muri Afurika, abari i Buraya, abari muri Amerika, Oceania n'ahandi hose. Tubashimira cyane kuko twasanze mudukurikira, niyo mpamvu dukomeze gukora ibiganiro. Uyu munsi twabazaniye inshuti n'abavandimwe, reka tubiyegereza abasanzwe badukurikira, tubashimira ku bitekerezo, tubashimira kuri commentaire, tubashimira ndetse no kudukurikira. Kuri ubwo rero reka tubahe mwiriwe abari nimugoroba, n'abandi mwaramutse abari mu gitondo. Tubashimira cyane n'abari mu bihe bigoye, abafite ibibazo n'izindi mpamvu zitandukanye, tubihanganisha. Ntakindi abantu baberaho ni ukubana mu bibazo, mu byiza ndetse n'ibikomeye. Tudatinze rero reka dufite abantu imbere yacu ya kamera, reka baze baturamutse nibarangiza batwibwire. Mwiriwe mwabagabo mwe. Mwiriwe neza. Mumeze neza? Amahoro kazi. Uyu munsi gabara umunsi w'iyinga, mwagiye mu materaniro? Twagiyeyo turasohotse kabisa. Uyu munsi wagenze neza? Umunsi wagenze neza n'amahoro. Duhere kuri uri buryo bwanje atwibwire, noneho tuganire twamenyanye. Murakoze cyane. Sinzi niba twibwiranye mu Kinyamurenge cyangwa mu Kizungu. Mu Kinyamurenge yegire amazina ntaco ngamba ngufi. Nitwa Maniraga Bashimiye, nkaba tuye hano Kayole aho bita Nyamavila, ni naho dukorera imirimo isanzwe. Mwene data nitwa Ndayishimiye Rigani, hano Nairobi, Kenya. murakoze cyane. Nanje ni Munyantore. Twifuje ko tuganira. Mutuye muri uyu muhana, mumazemo iminsi itari mikeya. Muvuze ko mukora imirimo isanzwe, ntabwo niyo transport, siko? Ego. Ababazi baza babiyambaza kuko mukora akazi neza, kandi ntabwo byoroshye. Dushima n'Imana ko ikomeze kubana nawe. Icyo dushaka kugira ngo tuganire ni ikijyanye n'ibibazo. Muri abantu bakora imirimo ya buri munsi, tuvuge wenda ishobora kuba muri abantu bafata ifaranga mu maboko buri munsi, ariko impamvu nabatumiye ni ukugira ngo tuganire impamvu hano umuntu arakora kabona $200, $300, ari ukwezi kugashira ndi mu madeni. Kamwe mukora imirimo isanzwe, mutekereza ko ico kibazo giterwa n'iki? Sinzi ko mwanumvise. Turi gukora imirimo isanzwe, turi abantu babona abakorera ukwezi, hari abakora imirimo ya buri munsi, hari n'abadandaza, hari n'abafite abafasha. Ariko impamvu cyatumye nshaka kugira ngo tuganire, dutekereze hamwe, abantu baravuga ati ifaranga sinzi ukuntu zabaye, uzifata gutya mu gitondo nimugoroba zikaba zirashize, kandi abantu bagahora mu madeni. Mutekereza ko ibyo biterwa n'iki? Murakoze cyane kuri icyo kibazo wenda mutubajije. Urabashije bavuga ati umuntu arakora ukwezi kugashira, wenda hari abahembwa ku kwezi, hari n'abahembwa ku munsi, bitewe wenda n'akazi umuntu akora. Noneho warangiza ukwezi kugashira cyangwa icyumweru ukabona nta musaruro wenda ubonye, cyangwa se nta mafaranga ufite, wenda yakoresheje ibintu usigaye wenda nta saving, nta mafaranga ufite, kandi wibwira ko wenda ari mu kazi.
ni mu buryo bwinshi wenda ushobora kurangiza ukwezi ukabona nta mafaranga usigaranye cyangwa se nta saving ufite, bitewe n'uko depanse zikoreshwa. urabona ushobora gukora ukwezi warangiza tugira icyo usavinga bitewe na depanse zawe, swate ukorera ibihumbi 10 ku kwezi ku rugero cyangwa 20. Nimba ukorera ibihumbi 20 ugasanga wenda uri mu nzu ya 15, nimba ukorera ibihumbi 10 ugasanga wenda uri mu nzu y'ibihumbi 8 cyangwa 7. Kandi muri uko kwishura inzu urumva harimo andi madepanse, harimo kwishurira abana, harimo bezwe ziri primaire zo mu nzu. Urumva ibyo byose bituma udashobora kugira icyo savinga bitewe n'uko wagiye wenda mu nzu ihenze kandi wenda umushahara wawe utabikwemereye. Noneho muri cya gihe urasanga ku mwisho w'ukwezi nta kintu ufite mu buryo wenda bwa saving. Ku rugero nimba ugiye mu nzu y'ibihumbi 10 uhembwa ibihumbi 8, abana wenda nta bundi bufasha ufite iruhande, urumva abana ugomba kubishurira. Nimba ufite abana biterwa n'umuntu, nimba ufite umugore wenda nawe akaba atayakora, urumva muri cya gihe uradepansa cyane kuko nta bundi bufasha ufite. Niyo mpamvu rero udashobora kugira icyo usigaza. Reka maze rigende. Hari abantu baravuga ngo umuntu arakora ariko ibyo umuntu akora akazi tuvuge niba ari $100 cyangwa 200, ugasanga ntacu zimaze bitewe n'ukuntu ubuzima buba bumeze. Wowe utekereza ko ibyo biterwa n'iki? Ndakora ukumva umuntu aravuze ati ndetse birarutwa n'udakora. Ibyo bintu urabyumva ute? Murakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro cyanyu. Sanogirijwe kubera ko murakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro kugira ngo tubashe gutanga ibitekerezo uburyo wenda tubyumva n'uburyo twabasha gufatikanya twese mu mibereho tubayeho hano. Kuri icyo kibazo wari ubajije, ku muntu ukora ugasanga wenda arangije ukwezi nta faranga afite, niba ahembwa ibihumbi 20 yishyura inzu, yakora n'andi mabezo yo mu nzu, agasanga ifaranga zirashize wenda ku rugero nta mafaranga gisigaranye, ukaza usanga wenda aruhiye no kuja mu madeni. Ngewe uburyo mbitekereza, ikintu cyose burya gikorwa n'imibare. Uburyo tubayeho muri ubu buzima, ikintu cyose ni icyo kwicarirwa ukagikorera umubare, ukagikorera plan. Kuko udakoze iyo plan niho hari usanga ntacyo uri kugeraho, ugasanga amafaranga yose ubonye wenda ntahwanye na beze wenda zawe za buri munsi. Rero ikintu cyose ni ukwicara ukabitekerezaho, ukagikorera planning, ukavuga ngo ese aya mafaranga afite niba ari ibihumbi 20 wenda ushobora kuba winjiza mu kwezi, ukicara hanze ukayakorera plan, ukavuga ngo aya mafaranga niba ushaka wenda no gusavinga cyangwa no gusigaza ayo wosigaza yagufasha n'ejo no mu bihe bindi biza. Ukicara hasi ukavuga ati se ibihumbi 20 ndabiplaninga gute, ndaba mu nzu y'amafaranga ngahe, ibyo nzakoresha bya buri munsi wenda amabezo yose yo mu nzu nzakora ibintu bingana gute, kugira ngo urebe ya mafaranga yawe uyakompare
n'ubuzima ubayemo. Niba ari inzu uvuga ngo niba mpembwa 20,000 inzu ngomba kuba mu nzu y'ibihumbi wenda 5, hanyuma aya yandi asigaye ndayakoresha bezo yo mu nzu, hanyuma nze gusigazayo. Njyewe nkumva muri icyo kibazo icya mbere icyo umuntu agomba kubanza kwibazaho akicara akanatekereza cyane ni ukubanza ugakompara ubuzima bwawe ubayemo n'ayo mafaranga, ukareba ubwo buzima niba atari bwo buri hejuru amafaranga yawe akaza munsi. Rero bigomba kujana, niba ushaka kugira icyo wenda wageraho mu yindi minsi, ubuzima bwawe bugomba kuja hasi, amafaranga yawe akaja hejuru, kugira ngo ubashe no kugera icyo wageraho. Ariko ugiye mu buzima buri hejuru ugakunda kuba mu buzima buri hayi kuko tubitekereza, umushahara wawe uri hasi, nanone ni hahandi uzagwa muri manka, uzagira amadeni, uzasanga mbese akazi kawe ukora kadahwanye n'ubuzima bwawe ugomba kubaho. Murakoze cyane. Sinzi mugenzi wacu banaga bari congera kuko yaravuze kuba mu buzima bujanye n'ifaranga ufite. Kuri icyo kintu urumva twabivuze, ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba kureba ese umushahara wanje, ubushobozi bwanje, wenda niwo mushahara n'ubushobozi mfite bunemera kuba mu buzima ngomba kubamo. Niba swate ubaye uhembwa amafaranga menshi ufite ubushobozi burenze, ntacyo bitwaye kuba wenda wowe mu buzima buri hayi buri hejuru, bitewe wenda nuko nawe ufite ubushobozi. Ariko usanga cyane bene wacu twebwe ugasanga ufite ubushobozi buke ariko ushaka kuba mu buzima buri hejuru. Swate uhembwa amafaranga make ariko uragashaka inzu ihenze n'ibindi. Twavuze inzu gusa n'urugero twatanze, ariko n'ibindi ugasanga wenda nimba uri uhembwa 30,000 ku kwezi, urashaka kuba mu nzu y'ibihumbi tuvuge 20. Muri cya gihe urumva bizagorana kuko umushahara ni muke, nta bundi bushobozi ufite, hakenewe izindi besoin nyinshi. Urumva rero muri cya gihe bizakugora. Ni ukuvuga ko turebe ubushobozi bwacu, hanyuma turebe n'ubuzima turimo, tubikompare. Muri icyo gihe tuzabasha gukora ibintu byiza, hari n'ibindi tuzageraho imbere nitubasha gukompara ubushobozi bwacu tukareba n'ubuzima turimo, aricyo tuzageraho. Murakoze cyane. Numva mushatse kuvuga ko kugabanya depense, reka siko tugabanye depense kugira ngo tubashe. Hari ikintu ushaka kubaza kugira ngo wenda urabona urahari, umuntu akeneye kwambara neza, ukeneye kugiriza n'abashitsi baze bareberaho bagusanga n'ibindi, ukumva ko umuntu yofata ubwo buzima umuntu byokunda ko bishoboka. Kuri icyo kintu waruvuze, navuze ko bitewe n'ubushobozi bwawe ubuzima ugomba kuba urimo. Niba wenda ushaka gukora ibyo waruvuze, kwambara neza, kurya neza, kwakira abashyitsi, ibyo ni byiza rwose kandi bigomba gukorwa. Ariko nimba ushaka kwambara neza, ambara bitewe n'ubushobozi bwawe. Ku rugero, ntago navuga ngo ngiye kwambara ikoti y'ibihumbi 10 ngisiri fashe 10,000 ngiye kugura ikoti, cya gihe wenda nari kugenda igikomba nkagura caguwa y'igihumbi ku rugero, kandi naryo ni ikoti. Ntabwo navuga ngo ngiye muri busheri fashe wenda ibiro 5 bya busheri byo muri busheri, mu gihe wenda nari gufata ibiro 2, narangiza wenda ngashakiraho izindi mboga zisanzwe, mu buryo wenda bwo kuvuga ngo ngabanye depense. Urumva muri cya gihe ureba ubushobozi bwawe, ugakompara ubushobozi, ukareba wenda n'ibyo ugiye gukora n'amabezo ugiye gukora. Muri cya gihe bizagufasha ku buryo wenda ntagenda ngongeye kugura ukweto rw'5,000, mu buryo wenda nawe kugura urwamake kandi wenda rwise bitewe n'ubushobozi bwanjye. Urumva rero ni mu buryo komeza datwarubiye. Nari nkubwiye ngo mu buryo bwo kugira ngo twirinde depense, tugabanye depense, hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kureka. Katwe abanyamurenge, wenda ndavuga abanyamurenge batuye hano muri Kenya,
ku rugero wenda rworoshye usanga umuntu afite ubukwe ni umuntu utuye hano muri Kenya, ntabwo wenda avuye hanze, kuko wenda abo hanze baba bafite ubushobozi, agomba gukora nyine ibijyanye n'ubushobozi bwiwe. Umuntu utuye hano muri Kenya gusa usanzwe w'umuturage upagasa ukora imirimo isanzwe, aragiye wenda ateguye ubukwe, afashe sale y'ibihumbi 50 ku rugero cyangwa se 80 kuko nazo zirahari. Mu gihe wenda dufite insengero zacu hano kandi dukoreramo imirimo yose, dukoreramo, tubatirizwamo, dusengeramo, dukoreramo imirimo yose, muri cya gihe ntafashe urusengero ngo akoremo ubukwe kandi ari rwiza pe, kuko insengero zacu ko ziratera imbere, ko baragenda bazikora neza, indani zimeze neza. Muri cya gihe ukagenda ugafata sale y'ibihumbi 50. Urumva rero ntabwo uzambwira ko iyo ari imibare, ku buryo wenda wari gufata sale y'ibihumbi 15 ukabiha pasiteri wawe, cyangwa se nubwo yo bari iyindi sale atari mu rusengero usengeramo, ariko ugafata 50 ukagenda ukishyura sale y'abanyakenya ugikorera mu bukwe. Urumva muri cya gihe rero bizakugora kuko nta mibare uzaba ukoze. Ku rugero ugiye ufasha amamodoka y'ibihumbi kaza Prado wenda hano bazikodesha 17, mu gihe wari gufata Noah y'ibihumbi 5. Urumva nta mibare yabirimo, ni ukuvuga ko uzarangiza ubukwe nta mafaranga usigaranye wari gukoresha wenda proje izagutunga muri ubwo buzima utangiye urugo rusha. Kuko nimba ugiye gufata sale y'ibihumbi 50 ugafata imodoka zihenze n'ibindi ntavuze mu bukwe, bizaguhenda. Urumva rero niyo mpamvu ugomba kwiteganyiriza ukavuga ati ndakora ibike mu bukwe, nkora ubukwe busanzwe buciriritse, hanyuma nindangiza ubukwe nsigarana amafaranga nzabashe gukora proje izantunga muri rwa rugo rushasha. Nico rero niyo mpamvu rero tutabasha kwiteganyiriza ngo dukore bitewe n'ubushobozi bwacu. Ndabaza rigeze avuze ubukwe. Ubukwe ni ikintu kimukora rimwe mu buzima. Amafoto, kandi urabizi ko bakira amafoto, biba bisaba kugira bakwambarira benshi bambaye neza, kandi ukajana sare ikomeye, kandi ukagaburira abantu. Kuvuga ngo icyo kintu iyo aravuze ngo tugerageze tukora ibintu bazava ngo yajere, ese rugura guterageza kujereza. Urumva ibyo bintu avuze wumva bishoboka? Ibyo bintu birashoboka. Birashoboka, njyewe ku giti cyanjye uko mbyumva birashoboka. Rero bishobokera wa wundi nanone ushatse kuminimiza depanse, kuko yabikora kandi akabikora neza kandi kashereza. Mu buryo twebwe hano ko turi ikintu cyo kuminimiza depanse, n'ukuntu ubuzima butore, ubuzima burakomeye hano hanze, ubuzima hano hanze burakomeye, kandi abantu twebwe nyine tuza dushaka bene wacu, urabizi tuza dushaka ikintu cyo kwiganana, ugakenera ngo icyo uwundi yakoze cyiza utazi wenda ubushobozi bwiwe, ugakenera ngo nawe ari cyo ukora, kandi wenda ubushobozi butangana. Nyuma y'icyo gikorwa akoze tuzi uko azabigenza nyuma y'ubwo bukwe. Rero kugira ngo abantu bareke kwiganana, siritu cyane ino mu gitwaje hano nta bintu byo kwiganana. Umuntu arimenya ku giti cyiwe, ushobora no kuburara uwundi abimena. Niyo mpamvu ahangaha twageze i Nairobi, ibintu byo kwiganana rwose tugende tubireke. Wewe wimenye ku giti cyawe, ukora ibyawe, kuko ntuzi mugenzi wawe uko abaye. Ibintu byo kwiganana biratugoye kandi byafashe umwanya munini. Reka mvuge kuri icyo, kuko rugero warutanze, ubu nyine basigaye batanga kado 50 cyangwa 60. Muri ibyo bintu murabyumva gute? Ibyo bintu ni ukuvuga ngo, ariko nabonye Siberika hari uburyo
yabikoze barabikoze ariko wenda abantu bamwe ntibarabyumva baravuga bati se urangenera urantegeka abo mpakado nikabyo abantu bamwe barabyumva ziriya ndatekereza ko Siberika yo yavuze mu buryo bwa gahunda ushobora kutazitanga hariya mu bukwe wenda ukazitanga ubukwe burangiye cyangwa imuhira bitewe n'uko wenda waziteguye ariko ni muri mu buryo bwa gahunda ndakeka Siberika yabikoze ariko icyo warubashije nacumvise waruvuze ngo mu buryo bw'impano gutanga kado nyinshi ntabwo ari bibi pe ni byiza ariko nabyo biri muri bya bindi n'ubundi twavuze nabyo ni ukwiyongera depanse niba wenda utanze impano 50 wari gutanga zikeya kuko ayo ni amafaranga uri gukoresha icyo turi kuganaho cyane ni ukuba se nyuma y'ubukwe hari ikintu kizasigara mu rugo ruba rutangiwe urumva rero nukoresha amafaranga muri ibyo bintu byose by'ubukwe ukore ibintu ushobora gutanga kado zikeya ukaziha abantu bitewe n'uko wazitanganye umutima mwiza abantu bakazakira rwose bavuga ati uyu muntu twaramufashije ariko nawe dore arabizirikanye ariko ntiwofasha abantu bose kuko abantu bafasha ubukwe ni benshi rwose ntabwo woshimira abantu bose ariko uragereranya uko bati impano ndatanga impano swate 10 ndaha abantu impano 10 zirahagije nta mpamvu yo kudepansa ibintu byinshi kugira ngo nyuma y'ubukwe uzasigarana amafaranga ashobora gutunga rwa rugo rushasha nta mpamvu yo kuza mu rugo rwawe nyuma y'ubukwe ngo usange mbure n'ikintu unyakiriza cyangwa se usange nta n'ikintu ufite kandi warakoze ubukwe buri hejuru nta mibare yabirimo pe dukore bike tubikore neza ariko kandi twiteganyiriza kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzabashe kubaho neza kandi tugere wenda ku bintu bikomeye icyo ntunganira mugenzi wanjye cyaho mu makado ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza nanjye icyo kintu ndabona atari cyiza kuvuga ngo umuntu wakoze ubukwe afata impano 50 aziha abantu ni nkaho ari uguha barya bose bamutahiye ubukwe tuvuge wenda wamutwerereye 1000 cyangwa 2 asubira afate muri za zindi wenda muri cya 1000 cyangwa 500 akuguriremo impano ese burya habe nawe yayihaye sinzi ko wokwishima kuko ntacyo uzoba wamufashije ufasha umuntu kandi uramutwerera kugira ngo nawe bigire icyo bimufasha muri ya myiteguro yiwe rero mu gihe umufashije agasubira kandi agakora muri bya bindi wamuhaye agasubira kandi akakugenera impano ibyo rwose ni ibintu tukwiriye kureka kandi batanaguhaye n'impano wakoze icyiza ni uko ushaka ko mugenzi wawe ibyo wamuhaye bimufasha ukabona akoze ubukwe bwiza akoze ikirori cyiza warabigizemo uruhare naho impano yo nta kimaze rwose ibyiza no kuba ukeneye gufasha umuvandimwe kandi rega ni ukuvuga ngo iyo dushyigikira umuntu agasohora save the date agafungura urubuga rw'intwererano ni ukuvuga muri cya gihe aba biyambaza kugira ngo mumushyigikire mu bukwe yego akora ibintu by'ubukwe ariko kandi ni nk'aho ari igishoro tuba tumuha cyo gutangira ubuzima none se afashe cya gishoro mwamuhaye za ntwererano zose n'andi mafaranga bamufashije abavandimwe n'ibiki arongeye kandi ahadepanshe muri bya bintu wenda bidafite umumaro atanze nk'izo mpano zingana gutyo akoze n'ibindi bidafite umumaro akodesha imodoka zihenze mu gihe ari gukodesha zikeya cya gishoro cya bwa buzima agiye gutangira kizaba gishize niyo ngo iyo dutwerera umuntu iyo dushyigikira umuntu tuba turi kumuha kugira ngo nawe azasigaze byibura atangirireho ubuzima kuko ni urugo rushasha ruba rutangiye hari ikintu bavuga ngo abakongomani turi abantu bakunda kubembwa ukaberwa ukagaragara neza ubumva neza aravuga ati mwafashe umuco w'abagikuyu wo ugasanga umuntu afite etaje karambara kararya capati ku ibarabara ugasanga ukagira ngo ukaba wumuziza ubusa uwo muco si nkaho mushaka kugira ngo natwe twigane urabumvishe neza umuntu ashobora kubyumva uko nguko wari uvuze cyangwa se ukabyumva ugutandukanye n'uko nguko kubera ko hano muri Kenya twahiga ibintu byinshi
yego turi mu gihugu c'abandi kandi nk'uko wari uvuze nyine abakikuyu tuzi ko ari abantu wenda bakunda kwekonomiza cyane kandi bafite ubwo bushobozi, ariko tukabona wenda bateye imbere kandi hari ibyo bagezeho, natwe tugomba kubikora. Ntabwo ari ukubabona umuco turi abakongomani kandi tuba dukunda rwose kubegwa no gusa neza, tube mu mazu meza, duse neza, twambare neza, nibyo pe, ariko hari uburyo ubikoramo ugasa neza ariko kandi utadepanshije cyane wenda ngo usange kurakora ibintu birenze, kuko nari mvuze ushobora kwambara neza ariko kandi bitaguhenze, ushobora kurya neza bitaguhenze pe, birahari kandi birakorwa. Ushobora kwambara neza bitaguhenze, ushobora kurya neza bitaguhenze, ushobora kuba mu nzu nziza yawe nubwo itabihenze ariko ukayipurasa neza, ukayikora neza, ibintu biri smart rwose, ukabona ari ibintu byiza kandi bitaguhenze cyane. Ibyo byose hari uburyo bikorwa. Niyo mpamvu rero nari nkubwiye ngo ntabwo turi abakongomani ariko kandi tugabanye depanse kugira ngo twiteganyirize tuzakora ikintu cyiza. Ndabaza mwene data, hari uburyo abantu bari bugire umugisha bakabona ababafasha, sinzi gufashwa ko ari umugisha, wenda abantu baza n'umugisha tuvuge nk'uko kwawe muri abasore ukabona umuntu ngo ni sponsor, warangiza ukareka akazi ugapasa, ibyo bintu ni umugisha cyangwa ari icyo umuntu ushaka kugira ngo tuzumvikane neza? Umuntu akaba ati nabonye ufasha, nimba yagize akora akazi ko gutwara imodoka nk'uko mubikora akaba arabiretse akahindura imirimo akicara, ibyo bintu ni umugisha cyangwa hari ukuntu tutazumvikana neza? oya gufashwa nka hano iwacu muri Kenya tubyita ko ari umugisha, umuntu yagiriwe umugisha, ariko nyine gufashwa ni ugufashwa nyine ni ugufashwa. Umugabo ndiyo gafashishwa, iyo ufashije umugabo wofashije ariko ndi wowe gufashwa. Jewe mu buryo mbitekereza, umugabo ugomba kuba uwo gufasha abandi ariko ndi uwo gufashwa. Rero ku bantu wenda bagirirwa ayo mahirwe akabona umufasha hanyuma agahita aba umunebwe wo gukora, agahita yicara akarambya ngo yabonye abamufasha, rwose aho ngaho sinzi ko aba yatekereje neza. Umubonye we wari we uwo byogenda bite, cyangwa n'undi muntu umufite nk'inama ngo mbere ko maniragaba ikindi mubaza kuri ico? Iyi nama njyewe ni umuhereza, agize ayo mahirwe yo kumufasha ahubwo niho yo gukora cyane, kubera ko akora adafite stress, adafite ibintu bimuruhije mu mutwe, adafite pressure y'ikintu icyo ari cyo cyose ngo yabuze iki, amatariki yo kwishyura inzu yageze, iki cyabuze kwishyurira umwana minerivare bamwirukanye bagize gute, ahubwo niho abona imbaraga na courage yo gukora adafite stress, akajya mu kazi n'imbaraga zose, nta stress, nta gikehanye mu rugo, noneho agakora afite imbaraga kandi akagira n'icyo yakwigezaho, akaba yona savinga, akagira n'ejo bundi akabona we uwo kwihagararira agakora birya byose bamukorera cyangwa agafasha n'abandi. Rege tuvuga ufite murumuna wawe ni umushoferi muri Amerika, nawe uri hano, nawe uri umushoferi, iwe akaguma akaba umushoferi akagufasha wowe ukabireka, aho hantu urumva ari umugisha cyangwa wowe uzumva gute? Okay, aho hantu icyo kintu mvuze, bene wacu twebwe bene wacu benshi dukunze dufite iyo defu na hano muri Kenya rwose irahari, ku buryo umuntu ahita abona umufasha agahita areka imirimo yakoraga. Kuko wari uvuze nimba mfite grand frère wanje cyangwa petit frère wanje wenda uri muri Amerika ukora akazi runaka, nanje nsanzwe nkora hano akavuga ngo ngiye kugufasha, ngahita ndeka akazi nakoraga kanyinjirizaga ariko kari kantunze, ngo ndeka ako kazi nje ku gatorero, nta mibare yabirimo, n'ubujiji bumwe bwa nyuma, kubera ko wa muntu wagufasha nawe ni umuntu, ejo bundi azagira ikibazo, arashobora kurwara, arashobora gukora impanuka ku rugero, arashobora kugira ibindi bibazo bituma wenda ariko imirimo y'ibiri yakoraga kandi ari we wari urebeyeho, ari wari utegeyeho. Ahubwo nje mubonye no kongera imbaraga mu gukora. Nimba avuze ngo aranyishurira inzu, ya mafaranga nishuraga inzu jewe ndi gukora imirimo hano,
nkayasevinga kuko mba mpanyiteganyiriza ejo n'ejo bundi nzobasha kuyakoresha proje, nzobasha gukora ikintu kizima, cyangwa se mu gihe wenda agize n'ikibazo ya mafaranga azamfasha. Nta mibare yabirimo kuba ubonye umusiponsi ukicara ukaja ku gatorero ngo nuko wabonye ugufasha. Ni ubujiji buteye ubwoba. Rero dukore, nitubona abadufasha twongeremo imbaraga ahubwo kugira ngo tuzagere ku bintu byiza, ufashe n'abandi mu muryango. Wenda ushobora kubona ugufasha ariko ntafashe wenda abantu bose. Rero nimba nawe uri gukora hano uravuga ati runaka, kubera ko naje nabonye umfasha runaka, reka nawe umugurire nawe n'agafuka k'akawunga mukubitiremo, kugira ngo twese muri buno buzima, ibi turi kuvuga no kugira ngo muri buno buzima bwaha muri Kenya turimo bw'impunzi butworohere, tubashe guhanahana ibitekerezo uburyo ki tugomba kubaho hano. Nimba tubonye abadufasha natwe dukore dufashe abandi, kuko ejo n'ejo bundi uzogira imanza hano mu muhana, cyangwa se tuba dufite imbuga nyinshi turi zo gutwerera abantu, imbuga z'akarere, gutanga umusanzu wa ruguru, utumanza twose. Wa muntu ntazo gukamura nk'utwo tumanza, ni ukuvuga ngo uzoza uhamagazwa ijana ry'akarere yo gutabara ruguru, urinde guhamagara umuntu uri muri Amerika. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga dukora hano nayo ukemura utwo tubazo twose. Umuntu nagushyira ku rugo kumushigikira, tubura amafaranga yo gutanga, ariko muri cya gihe utari gukora bizakugora, kuko utegeye gusa ku mafaranga y'ukwezi. Umushahara ni nk'umushahara, kandi umushahara uza usanga wafasha amadeni menshi. Rero dukore, tuzo dutanga imisanzu y'akarere, tuzo dutanga imisanzu yo gutabara ruguru, dushigikira abantu bafite amakwe nk'uko twari tuvuze. Ariko ibi byose bizava he? Mu gukora. Ariko wakoze utari kuvuga ngo utegeye ngo basponsa niyo hereza inzu nayo guhaha, nta yandi uzi gusa usagura aho. Rero izo manza zizogucika abantu bakugaye. Reka maze mwene data rigende, umuntu arahaguruka akavuga ngo ashima Imana ko yabonye umufasha, kandi umuco wacu kinyamurenge ibintu byabagaho no gusaba ifaranga, sinzi wenda n'ibihe byabaye. Reka se kuvugira ijambo hagati yo kuba sponsor no kubona sponsor, icyo umva kiruta ikindi ni ikihe? Jewe icyo ikiruta ikindi ni ukuba no sponsor. Sako bisobanura sponsor mbese ni ugufasha. Ufasha abantu hano twumva ko gufasha ari ukwishyurira abantu amazu kugira gute, ariko ngiye umutima wanje numva ko sponsor ni ugufasha abantu, ni ukubera abantu igisubizo aho kubabera ikibazo. Nawe wayi pastor Mchungaji afite gari izina jewe mu byanje bitekerezo, mu mutima wawe, umutima wanje icyo nifuza, nicyo numva gikomeye, nicyo no kwifuriza abantu, ni ukubera abantu igisubizo cyabo, mbese bakaba bafasha abantu, bakaba ntawo kwifuza ko afasha. Biragatsindwa. Mugize neza cyane. Ntawo kwifuza ko afashwa. Gufashwa biba bigoye. Ufashwa nyine. Ako umuhana kazi burisi. Yego. Muzi kuri nubwo tuganira byoramuka bikaba, ariko icyo umuntu yifuza nuko nawe yabumugisha mu bandi. Tusana barajya ku musozo, hano hari imirimo hano n'example abantu bava ngo tutaravu bibirimo yose. Iryo jambo narisanze hano ni ukuvuga ngo kazi ni kazi, kazi ni kazi. Niba bagabo kaba muri ko bageza ngo imirimo yose bayikora, hano hantu hari abantu bagatoranya imirimo. Mwebwe mu byumva gute? Kuri icyo kintu ndatekereza hano muri Kenya, wenda imyaka tuhamaze, wenda ni bake abo ngabo bashobora kuba ari bake, kuko hano Kenya hatwigisha ibintu byinshi. Umuntu wenda akigera hano, cyangwa se utaraza hano ukiri mu gihugu wenda wabagamo, urumva hari ababaga mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, mu Bugande, ukumva ngo muri Kenya barapagasa, kandi imirimo bakora iragoye, n'ibicakara, kumva nyine biragoye, tubyumve nyine. Ariko kuba twarageze hano, uza uhagera muri Kenya ukamara wenda nk'ukwezi cyangwa abiri uba wabigaye,
ukabona ahantu rwose ibintu ni imirimo isa n'igize, ariko urwego tugezeho ni ugushima Imana, abantu ko baragenda babyumva, nta gutora akazi kose ni akazi. Jewe uko nabyumva n'umuntu ugifite iyo myumvire rwose, imyumvire mibi itari myiza, itari imyumvire gutera imbere. Akazi ni akazi, pfa kuba karimo ukaboneramo ubushobozi, ukaboneramo icyo kurya, icyo kwambara, icyo gukora n'indi bezo yose. Rero iyo myumvire ni mibi. Navuga ko akazi kose ari akazi, pfa kuba ari akazi uboneramo amafaranga, uboneramo ubushobozi bwo kuba ukemura ikibazo runaka. nzewe cyo mwunganira hamwe na data, iyo myumvire hano ni kahwiye ifite abantu bato, kuko njyewe aho kwirirwa ku gatorero ngo nirirwa nzunguruka hano mu muhanda nokora akazi kose mbonye, niyo notahana 200 ariko kabazi ngo mvuye mu kazi ntayo nabonye, ntayo Imana yampaye. Ariko kwirirwa wicaye utelefona abo hanze ngo nibagufashe nabo ko barakora, ubu uhaye ubwira ngo nagufashe nabo karakora. Rero tiyo kwicara ngo numara umuhamagare ngo nagufashe agira icyo agufasha. Ibyiza nuko buri muntu wese yokora, kandi aiga kazi iya hakurya abantu babaye ne bakazuvuga ngo akazi kabi ugafasha umuntu kubona akeza aho kwicara wopfa kuba ukora ku kabi kugira ngo urindire wenda kuzabona ku kandi. Ndatekereza ko akazi katari ibintu bitajanye n'umuco mwiza, akazi k'umuco mubi niko kazi kabi. Ariko nimba ugenda ukaja aho bayamubaka ugatanga amadafari ugatanga n'icyo kurya, mu by'ukuri icyo ako ni akazi. Murabona hano hari abadandaza ibisheke, hari abakora imirimo yose, kandi agataha, kandi mu by'ukuri urugo rukagenda neza. Turangiza rero, icyo nabahamagariye ni ikijanye n'iki, turavuga ngo ubuzima buratunaniye, amafaranga twinjiza ntakemura ibibazo dufite. Turangiza bagira iki abantu inama umunota umwe kugira ngo tubashe kugira ngo tubure ko tubaho muri uyu muhanda. Turangiza cyangwa se dusa n'abatanga recommandation, twaganiriye wenda ku bijanye n'ubuzima, dépense hano, ubuzima turimo hano muri Kenya nk'impunzi. Icyo nabasha gutangaho recommandation, twebwe hano muri Kenya tubayeho nk'impunzi. Hari ikintu twishizemo cyo kuvuga ngo ntacyo umuntu ashobora kugeraho kubera ko tuba tureba kuja hanze, ko turareba ko tuba tuje hanze, bigatuma utabasha gukora ibyo wakagombye gukora. Ku rugero iyo watekereza ko uraje hanze, tushobora kugira projet utekereza kuzakora, kandi muri ya projet rero niyo iviramo kuvuga ngo reka saving kugira ngo nzagere kuri projet runaka. Rero ugasanga twishizemo ikintu ko turaje hanze, ariko cyo natanga recommandation tubashe kugabanya dépense mu bintu bimwe na bimwe nk'ibyo twari tuvuze, twiteganyirize, dusavinge, kuko urashobora gukora na projet na hano cyangwa mu kindi gihugu, kandi wenda arakuye amafaranga hano bikakugirira umumaro, wazona jano hanze nta kibazo, ntacyo bitwaye. Nari mvuze ngo recommandation twatanga kuri icyo kiganiro twari dukoze, tubashe kwiteganyiriza, tugabanye dépense nko muri byose twari tuvuze. Niba umuntu afite umusponsor ugenda ukore, cyangwa se niba udakoze ubaye ufite umusponsor kwishurira, ija kwishuri iga twige. Iyo ni recommandation nziza ku rubyiruko, twige imyuga, tuje kwishuri twige. Hari imyuga myinshi hano ushobora kwiga ikazagufasha, kuko uri kuja hanze nituzosubira no mu gihugu cyacu, iyo myuga izadufasha. Twige, tuje kwishuri twige imvugo, twige indi myuga yose, kugira ngo ugasanga wenda umuntu atuye hano muri Kenya amaze imyaka 10 yagiye hanze atazi imodoka, adafite perimi. Urumva ubwo n'urugero nari ntaze goroshe. Icyo ni ikibazo, kandi mu gihe leta ya Kenya yabitwemereye kavuga ngo alien izafata perimi, tugende twige ibinyabiziga, twige imyuga, twige imvugo, twige. Kandi noneho dufite n'amahirwe kuko dufite n'abantu wenda badufasha. Hariho abantu bafite abantu badafasha badapagasa, uwo muntu afite umwanya wo kwiga. Ariko ikibazo dufite, umuntu ari kuja ku gatorero
agatorera akamara ukwezi amezi abiri ari gutorera nta kintu ari gukora, atari kwiga, atari no gukora, atari no gupagasa. Urumva rero twige, urubyiruko twige, n'abantu bakuru twige imvugo, abayobozi bacu bige b'amatorero, kuko leta ya Kenya irimo kuvuga ngo nta mupasiteri ugomba kuyobora itorero atize teoloji, atazi imvugo. Twige kugira ngo tuzabashe kuba muri kino gihugu, bizanadufasha naho tuzaja nidusubira n'iwacu. Rege aravuze gusubire ku masomo. Nabuze minerivare ariko niyo mbanje naje hano ari uko nabuze, ariko benshi ntibayibuze rwose. Hari abantu bafite uburyo, ariko aravuze ngo usubire ku masomo, ngagira ico uvuga. Kwiga ni byiza, byoramuka nyine umuntu akabibura, ariko kwiga nta gisa navyo, kuko iyi si tubayemo ituwe n'abize. Umuntu utarize rero muri iki kinyejana byomugora kabisa kugira ngo agire icyo yakora. Iyo nyine hano turasa nkaho amashuri tutahe tuyabyaza umusaruro. Abantu urasanga barize ariko ko barakora akazi kadajyanye n'ibyo bize, ariko umuntu wize buriya aba yarize. Habiri n'akazi yokora hano, kaba k'ubucuruzi, kaba ari akiki, kaba ari ibindi, bitewe n'uko afite amashuri yiwe na bwa bumenyi bikamufasha muri bya bindi ari gukora. Ariko se utarize wafashwa n'iki? Urumva nyine byaba ikibazo. Kandi iyo wize umenya nyine no kuganira n'abantu n'izo ndimi, ugakoresha niba ari cyo Cyongereza, niba ari cyo Gifaransa, niba ari ururimi nyine rwose ukoresha, ukabura jijutse, ushobora nyine kurikoresha. Rero umuntu wese ufite ubushobozi bwo kwiga cyangwa ufite ubushake, hari uwogira ubushake ukabura n'ubushobozi. Hano muri Kenya birasa naho bigoye. Umuntu wenda upagasa ari we ureba urugo, buri kimwe cyose arashobora kubura umwanya wo kwiga n'ubwo bushobozi. Ariko twavuze ko hari n'abandi rwose bafite ubwo bushobozi ariko batarimo kwiga. Barahari benshi bari ku gatorero nta kintu bakora. Abo bantu rwose reka tubashimire ku nama nziza mutanze. Wenda bumvise uwagira igitekerezo, icyo yunganira cyangwa icyo abaza bene data yababaza. Ariko icyo tubashimira nuko mu by'ukuri twaganiraga tugirana inama. Abantu bamenyereye cyane ibiganiro byinshi wenda bivuga ku bindi bitandukanye, ariko ibijyanye n'ubuzima cyane abantu ntibakunze kubikora. Ariko mu by'ukuri ugize neza cyane, reka tubashimire. Ikindi gihe tuzabakenera nizera ko muzatwitaba. Murakoze cyane, nakagaruka tuzongera nitubifuza.